kuva cya gihe rero umbwira ngo nzaze tujye twavugana ku bintu runaka, nari ngiye naza ngira ngo nkubwire ko nari ngiye naza. Nari ngiye naza rwose. Wari uje kuntereta? Nari ngiye naza kugutereta. Urantereta n'iki? Tutegeye hirya ngo tubizengurukamo cyangwa se ngo tujye za Buraya, tuzenguruka za Amerika, tujye hino, tujye za Burkina Faso. Muri make nanje kugutereta, sibyo? Nanje kugutereta rwose. Kandi mu itereta ryanjye wibuke ko wiyengewe kera ejo bundi bubaka convention hari i Kigali, nari umufundi. Urumva ko ikintu cyo gukira ndi kugenda ngira ute nkizamo neza, sibyo? Noneho mu myaka 2 ishize arena nayo twayubatse, naho ubu nari umufundi. Ejo bundi nari mperutse kugura kamambiri, urumva? None se ko mbona utanazi no kwigurira inkweto, ubwo wari uje gutereta? Inkweto zo umuntu azaba zigura, ariko ubundi abakiriya tugenda gake, ntabwo dusesagura. Niyo mpamvu mukunda kumubona kagote nyine ari ntabwo dusesagura abakiriya. Ngatangira uterete nyine, kutarateta kandi ari byo byakuzanye. Waho navugiye ntabwo urumva nk'ikintu cyo gutera. Ntabwo ndumva ikintu kizima pe. Nuko rero nyirakuru wa se wabo, nyirakuru wa data wabo nawe yari mwiza nkawe, urumva? None tangira uterete. Nazo ubu kuva navugiye ntabwo ndatereta. Nta kizima ndimo numva, ndi kumva uri kuvuga ubusa. Ejo bundi buriya ukeye hirya gatoya ubirigitse gatoya ugarutse, urumva? Ndavuga nti ndagukunze, nzaza mbikubwire niteguye, ndagenda ndabyigaho neza, ndakubwira ati agahogo ufite ni keza, karamyoroshe, umuntu ufite ni mwiza, umutima wawe nawe uratera murya inani ni mwiza, urumva? Ubuse kuko urabona ko wazamarira icyo uramutse unanandiriza. Nikumva nta kintu kizima urimo uravuga aho wahereye. Narubatse convention. Convention se ubu ureba nk'umuntu wubatse convention. Iri taruka ejo bundi na Stade Amahoro nayo ni wari engineer mu nzozi. Nari engineer mu nzozi. Urumva rero akazi ndagafite. N'ubungubu mbere gate yarari kumbwira ati ese mwana nta kuntu wagenda ukampagarira umushinga ndi gushaka kubakisha hariya za Nyabitekere, hano mu Nyabitekere. Urabwira ati kubaka convention muri Nyabitekere. Noneho haba habaye umujyi. Ariko Nyabitekere baba bakize. Naho ubundi ubu ndi gushaka kuba nashinga umushinga wa mbere. Nari ndi gupanga umushinga wo kujya ncuruza igikoma, kabari y'igikoma, urumva? Biranga, ndavuga ati reka nzacuruza impu z'inkoko, urumva? Nabyo biranga, umushinga igamije iramfana, ndavuga ati wacuruza impu z'inkoko, nabyo biba birande. Avuga ati waracuruza se impu nibura z'ifi zisambaza, nyine ukajya utambaza isambaza, wowe dirigate awemera, urumva? Awemera rero ndavuga nti umuntu w'umugabo nta kuntu nzajya ngenda mu bandi nta gakote mfite, ngenda nk'umuntu uje kugutereta, uzaba umugabo wawe, urabibona? Mba navuze ati ejo nabwo uzabona n'inda yawe. Wemeze uterete wowe, nta gitekerezo ndumva aho wavugiye. Waho navugiye ntabwo ndagutereta. Ntabwo ndumva. Ko byaba bigoranye. Ejo bundi navuga ati wazagura ya fosi, nkavuga ati mu bakobwa beza urakeka, unarebye neza ino nta mukobwa mwiza uhari, nta mukobwa mubi nkawe, nta mukobwa mubi nkawe uhari, urumva? Ariko nubwo mba nakugiye impora nkavuga ati wahaza kiba yiteretera kuri umukobwa. Umushinga mfite yo kuzagenda ureba nka Kiramani, sibyo? Ejo bundi yarampamagara arambwira ati ngwino nkubwire uburyo wajya unyandikira projet. Burari kujya nawe ajya mu mishinga yo gucuruza inzugi.
imyango neza neza akayicuruza urumva rero ubwo nawe ndi mu bantu bazaja bagira ute ariko rero wowe gomeza uterete ntabwo ndakunda amagambo yawe aracyari make emwe sawa ahantu haho naterete uvuga ngo ntagitekereza ari bobo wajye pazo uramba Jesus ugiyeho n'urwo rutaro ko nari nje gutereta niwe nje gutereta amahera uko kikanu mushiki wawe ari bofu mushiki wawe ari I'm happy because ndakuzi nawe urishaka ubwo bugufa kugenda ndakuzi wowe ni kimonyo wose ugarutse kugira ute kandi ugarutse kugira ute mbanje kugenda niga imitoma ndavuga ati nyine mbanze nsome mvuge nti umwana ngaruke mwemeze ngarutse gutereta imitoma yawe uri kunteresa se ngenda cyangwa ubyina noneho nzanye datera isese uvugishwa n'uwo